Afurika Kagame yananiwe FDL yose wabasha kwica umuntu wa mujene wari ukeka ko Kagame ujya kurasa abantu muri South Africa yananirwa kurasa FDL ririgoma aha afite abana be aha afite ibikuyu Kagame afite inka muri Kongo kabari bafite inka muri Kongo bari abajene bose batunze inka muri Kongo bajyayo ubwabo niyo Kongo yabiyobowe nande bo bajyayo bakanasangira n'inka zabo bakajya ikibagata nabo muri Uganda bose barambuka bahurira hari usiyo FDL ritabarasa itabica izaza kwica Sheira nguri ngo Kigali Kicukiro ye dukomeze cyane ariko rwose Nyiramungi yakojeje ibaba muri narandika koko yarakomeje agira ati nigeze kugirana jenoside sikamba twirata ariko se ntibiteye isoni kubona intwari bararyirata ngo ntago ari kamba birata kandi aricyo kibazo dufite turwana nacyo bararyirata mama nawe arakabya man reka dusome ibintu hano leta ndekera ubundi utere komante ariko wakandika mu gihe kugira ngo bize koroha neza ku kibazo yagize ati nigeze kugira nti jenoside sikamba twirata ariko se ntibiteye isoni kubona intwari zitanze ayo mahanga arebera zigahagarika jenoside zikongera kubaka igihugu giha bose uburenganzira bwa kiremwa muntu ayo mahanga ashyira ku ntebe abashyira ku ntebe y'abashinjwa uyu munsi izo ntwari zacu zirahorwa ko zikomeza kurinda amahoro yacu n'abadukomokaho aka kantu urabumva ngo zirahorwa ko zikomeza hano byari abanyarwanda bose none bise bijya kubadukomokaho Fariki na Janete ni anti wawe oya uretse gato n'isoni ko muze ariko nawe uramundusha utuntu two twose kucyo tuvumbura ubundi wari uhari bandika iyo lete she umva nkubwire wagira umaze kingana icyo usoma iyo lete ya Nyiramungi wanditse izo ntwari lete ya Knowless nawe wakabije ariko ni leta ya ni Knowless ahubwo bayandikanye wibinzanamo ibi bintu ni ibya Knowless na Nyiramongi nkuramo mbabarira rekera umukobwa izo ntwari rekera umuhanzi abahanzi banjye babuze uko bagira oya mbabarira nabaretse tubyihorere izo ntwari zacu zihorwa ko zikomeza kurinda amahoro yacu n'abadukomokaho ngo tutazongera kugerwaho n'icuraburindi ryashegeshe abatubanjirije barahorwa ko bakomeje guharanira gusohoza isezerano rikomeye ry'uko abanyarwanda batazapfa bwa kabiri ni ibirego bidafite ishingiro ibi bintu byo kuvuga ngo abanyarwanda batazapfa bwa kabiri ahubwo cyeka niba tuzapfa ku nshuro y'igihumbi tuzapfa se kangahe mbega gahuma kucya bitugabanyiriza niyo mpamvu bavuga ngo abantu si n'abanyarwanda wese ubundi uri umunyarwanda kutugabanyiriza uzi inshuro twapfuye ku bwa Rwabugiye dupfa ku bwa Kigeli turamanuka tujya ku bwa Kayibanda tujya ku bwa Habyarimana tujya ku bwa Kagame turacyanapfa mbega gahuma munwa nese iyo avuga iryo jambo n'umugabo yararivuze mbona n'abantu banarigendeyeho kwa kundi intore zitaje intore rero ariko shaka kuyobora abantu bamanipiretinze menya biryo ko jya mbona ukuntu Kagame bari kwiterera tugura mu kirere areba hagati ibigoryi gusa ariko uzi ko mani Kagame ibintu binamubabaza uburyo bari abantu agira akavuga atari kundi ibintu byabaye ibigoryi cyane ntibizajyo nanjye bikanyataka mu buryo bwa kigoryi ko iyo umuntu ashobora guhagarara kuri podium ngo mwabifobagane mwe rero mbabwire urabizi ngo umuntu araza akanabacapa umuntu akanabatuka akabakandagira mugafobagana ngo mugakoma mu mashyi himself said it ariyo mpamvu Sheira ujye uba proud yo kuba kwanza utumva Kagame cyangwa ngo ugendere mu mirongo ya Kagame cyangwa utari kumwe na Kagame ujye uba proud utari mu Rwanda it's such a flex ariko uzi kubona Kagabo abantu bose birirwa bahagutse bavuga ngo iki nango iki wowe utamutinya nge ntabwo mutinya nukuri uzi ibintu mvuga hari abagabo benshi aba generals benshi be badashobora kuvuga rero ngiye mvuga ko abanyarwanda tuzabona tuzibohora ariko abanyarwanda bazibohora nge naramaze kwibohora ngiye mvuga ko mubo Kagame azica nge ntabwo ndimo ntabwo nkipfuye kuko gupfa kwa mbere ni ugupfa uhagaze American Souls mbega gahuma munwa mbega uko ukuri kwahindutse ibinyoma bikaba ari byo bihabwa intebe kuvuga ko abatugejeje ku gihugu aho buri mwana ashobora kwiyumva nk'umunyarwanda aho twese turi abanyarwanda
ari bo noneho baba ababiba urwango n'amacakubiri, Mm. ko bashyize ubuzima bwabo mu kaga kugira ngo twese tubeho, ari bo uyu munsi bitwa abicanyi n'abakora ibyamfura mbi. Mbega agahinda ko kubona abarokotse ari bo twitirirwa ingengabitekerezo y'abahekuye bakica, ah, bakabagirira nabi. Ah, ngira ngo nta muto wo kuba atabona cyangwa atumva ibi bintu. Hano hari ibibazo nshaka kukubaza kugira ngo noneho ugende straight to point kugira ngo iyi letter tuyirangize. Ikibazo cya mbere ubishoboye watunotinga down kugira ngo ujye ugisubize dukomeza. Ikibazo cya mbere ndakubaza ngo koko Nyiramongi aravuga ko jenoside atari ikamba birata, we n'umugabo we na FPR muri rusange, kuko bayigize agasosi n'ubugari bwabo. Ati koko jenoside ntabwo ari ikamba birata nk'uko abivuga. Ikindi ndabaza, aravuga ati ariko se ntibiteye isoni kubona intwari zitanze ayo mahanga arebera zigahagarika jenoside, zikongera kuduha igihugu bose kirimo uburenganzira bwa muntu. Koko mu Rwanda hari uburenganzira bwa muntu? Ibi bintu ashaka kuturatisha, biteye isoni kuba umuntu yifata akabeshya ku manywa y'ihangu. Ibi bintu biteye isoni kuba umuntu yifata akabeshya nyuma yuko mbere yuko iyi live itangira twapurayinze iriya video y'abantu bari kwica abantu 8 baryama ku kamatera ka sempre kwa Kabuga. abo Biteye se isoni ko abantu n'interahamwe bagapfa nk'ibimonyo, abantu badafite uburenganzira bwo kujya kuri toilette, abantu badafite uburenganzira bwo guhumeka umwuka mwiza, badafite uburenganzira bwo kuryama neza, n'imfungwa ifungiye imfungwa ya mbere yakoze ibyaha bibi ku isi ntabwo igomba gufungwa gutyo. Umuntu agomba gufungwa ariko ntabwo agomba kwimwa uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ndakubaza, ubu burenganzira bw'ikiremwamuntu Jeannette avuga ni burenganzira nyambaki avuga ngo izi ntuza zaduhaye ngo izo ntwari ari kuvuga? Izo ntwari zacu zirahorwa ko zikomeje kurinda amahoro yacu n'abadukomokaho. Abo badukomokaho ni bande ari kuvuga? Sheila, Nizere ko icyo ari kibazo kuvuga. nakigusubije, nushaka kubeza unasoma ugira iki, izo ntwari zirahorwa ko zikomeje guhishira amabi yazo, noneho bigatuma bakora ibibi birenzeho, aho na kamera z'isi zigeraho zigatitira zikavuga ati aba bantu birakabije. Kuryo nka Trump we arabivuga, niyo yafashe ya dosiye yaranga imyaka 30 ngo miliyoni zirindwi ukabona aratitira. And ikibazo cya ba Jeannette n'abafana babo n'abafana ba Kagame nabo ba Jeannette, imyumvire yabo ubwabo barayishe, bica n'iyabo bayoboye n'ibiki. Ntago babelivinga cyangwa bemere ukuri. Abantu badashobora kwemera ukuri cyangwa n'ibyagaragaye baba bafite ikibazo rero bamubwira nyine ni Icyo ntabwo ngicyo kurwana uragisubije n'abanyarwanda ari rwose. ugutuza, no kurwanya ugashyiramo imbaraga nyinshi. Wako abantu bashobora kwirengagiza ikintu bareba ni ikibazo. So aho izo ntwari zacu nkuko nabivuze mu itangiriro zatangiye ari intwari, ziranyaza ari ibigware nkuko nabivuze. Bagitangira igitekerezo cyo kumva ko babohora abanyarwanda n'u Rwanda, bari intwari. Oya, Bigiye ku ngenda rugamba byemera ko batangiye bahindura igitekerezo imivuno. cyo gutaha, Mm. ngo batangize urugamba rwo gutaha mu gihugu cyabo. Byari uburenganzira bwabo kiriya gihe. Njye Cyane ntabwo rwose mbyita ko ari 100%, ubutwari, byari uburenganzira bwabo. 100%. Niyo Tugeze mpamvu mu na Kagame masezerano agomba ya Arusha. kumva abandi, akumva abo bose bari za Uganda mbona bamuvuga, kumva ko yes nabona uburenganzira bwo gutaha. Tugeze mu by'amasezerano ya Arusha, byari Mm. byiza ko ibyo barwaniraga bashyizemo intambara, hakazaho presiyo, amasezerano akemerwa, bakemerwa gutaha. Ariko aho bigezeho umururumba n'inda ndende, dore inini iruzura indende yo nta nubwo ijya yuzura inda. Noneho bikarangira bagiye guhanura indege ya Perezida Habyarimana batitaye kuri chaos yari mu gihugu, ibintu byose bikaza Ariko none bikatugwaho. kuki mujya muvuga bya Ubwo mwagiye muvuga guhera bagiye aho guhanura ngaho, indege y'abaperezida? Kuki mubiminimiza ya nk'aho perezida w'u Burundi ari isazi? ya Indege I y'abaperezida got you. n'abanyacyubahiro, ubundi ya ndege kuki bayita Habyarimana? Ni indege y'abanyacyubahiro. Kagame yakoze icyaha mpuzamahanga nacyo mu byo izo ntwari zabo ziri kuzira, ngo ibyo Jeannette atarame imba atabyisobanuye, warabizi nuko adushuka iby'intwari zabyo zitangiye gukomeza zigikomeza gupfira, zirapfira b'ibyaha zo ziri kwanga kuzarasa indege. Oya, hano nta ntwari zirimo, nta ntwari zirimo. Ibyo bigwari bya Jeannette nyine ibyo mvuga. Ah, ikintu rero nshaka kugira ngo dukomerezeho hano tudatinze, baravuga ngo mbega agahinda ko kubona abarokotse ari bo bitirirwa ingengabitekerezo yabahekuye bakicwa, bakabagirira nabi.
ikintu cya mbere cyanje mu mutwe, Mm. ntabwo nari nzi ko abantu n'ukuri nta soni bagira. Hari abantu bavuga ngo hari abantu bavuga nta soni bagira, biteye ubwoba. Ntabwo nari nzi ko Jeannette ariwe watinyuka kuvuga ngo mbega kubona abarokotse aribo bitirirwa ingengabitekerezo. Abatutsi barokotse jenoside yabakorewe Kubera bitirirwa, iki? Kubera iki ushoboye barafunzwe kujya bigutungura? barafunzwe impamvu Mhm. jenoside uyu nguyu abivuga Mm. bisa nkaho yigize nawe muri escape, kuko nimba Yego. avuga ngo mbega agahinda ko kubona abarokotse bitirirwa ingengabitekerezo Mhm. yabahekuye kubera ibyo bakora muri Congo. Ni ukuvuga ngo we kubera yumva ari umututsi cyangwa Kagame yumva ari umututsi, bakumva ko nyine ngo jenoside yakorewe abatutsi bagahita biyita abarescape nubwo bari bafite imbunda, ari kuvuga ngo ntabwo byumvikana ko mwadushinja wenda kwica kandi turi abatutsi. Bayo none escape. Ngwiki muyokere Kuba gwe umutuzi ni kugira umurescape. Nta nubwo nuko kugira ko warokotse jenoside. Icyo lisa ni indwara umva abanyarwanda nkubwire turwaye Rama, do. Umuntu yumva hari ko ibintu hari hano muri umututsi yarokotse commentaire jenoside, undi akumva ko hari umuhutu yarishe. Ibyo I'm ababyumva mujye completely mubyumva. shocked Imba wumva after ko kuri watching this umututsi warokotse interview jenoside to see birakureba. a Kuri scientist umutu kuva ko finally warishe birakureba. oya bimeze nkaho kuko no mu Rwanda umuntu ngo nta mutu warokotse, nta mutu urokoka, nta mututsi wica, niko babitekereza ko this is so stupid. Abantu muri comment hari abantu baba bari kuvuga ngo kumva bad drama ari high. Ni ukuri kw'Imana niyo bad drama yaba ari high, iyi baruwa nanjye I can bet Nyiramungi yanditse ari high, kuko utari high ntabwo ushobora gutinyuka. Oya nawe yari high wanjye, ntabwo yashobora gutinyuka Nawe kuvuga yari ngo yaye. mbega agahinda ko kubona abarokotse bitirirwa ingengabitekerezo. Nese ninde ufunze? Ntabwo ari Karasira, ntabwo ari Thank Damange, you. ntabwo ari Mucedi. Abo ntabwo aba abarokotse bafunzwe na same regime bavuga ngo mbega what. Ni ukuri Nyiramongi yari high, kuko atari high ntabwo ibi bintu yabyandika, kuko ndamuzi ni umugore wize, ni umuhanga, amashuri yayafite. Ibi bintu ntabwo ashobora gutinyuka kubyandika, azi n'abo bantu bacitse ku icumu adashobora kubara, bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, iyo ngiyo birirwa barisha bafunze babahora ngo bapfobije jenoside yabakorewe. Karasira afungiye iki? Idamari yafungiye. Karasira afungiye iki? Karasira ndaza no kumugarukaho hariya muri paragraph yo hasi yavuze ngo abantu bo muri trauma, ariko ibi bintu rwose abantu muvuga ibintu bijya kuvuga ngo ibintu by'agatabi mubwire fast lady arigabanya, kuko iri ni itabi. Ntabwo ibi bintu wakifata ngo ujye kubivuga uri soba. Twari tumenyereye ko inkuru z'ibinyoma zigoreka ukuri muri ibi bihe, mu bihe byahise zigaragara mu bihe byazo, bigasa n'ibikurikiza ingengabihe runaka, ariko ubu zisa nk'izihoraho. Hari ubwo usanga zivuzwe n'abo isi yita ibihangange mu ijwi riranguruye, ubundi ukumva zigabanyije umurindi. Ndizera ko hano mwibuka neza Donald Trump avuga ati mu myaka 30 ishize hapfuye miliyoni zirenga 10 z'abakongomani. Ndibaza kangaka niko kantu abagenda Sheila utajya kure, izo ni tuzi. iz'abakongomani, ariko iz'abakongomani zishwe n'abanyarwanda, hanyuma ubwo iz'abanyarwanda zo zapfuye ntabwo babishe bo bafite ibiti cyangwa se batabasanze ahantu ngo babirukeho, nabo barapfushije. Mujye mubara mubyumve. Iyo mbabwira abanyarwanda babwira ngo twe tugenda imiryango yabaye ibice, abantu twabuze abantu ntituzi niyo bari, bamwe bari kwa Kabgayi kandi ari kugwa muri izo ntambara. Muri izo ntambara imba yishe miliyoni 10 z'abakongomani, ni ukuvuga ngo ntabwo u Rwanda twabuze miliyoni 3 noneho dupfisha kubera icyo kintu. Nese izo miliyoni kuki abanyarwanda badashaka kuzibaza Kagame na Nyiramongi? Kagame na Nyiramongi baza kubeshya ngo urubyiruko rwacu, abo bantu bishwe n'urubyiruko rwacu rw'abanyarwanda, nirwo Nyiramongi we n'umugabo we bateruye bagapakira amakontineri bakohereza muri Kongo kujya kwica izindi miliyoni 10 z'abakongomani. Umuntu yarangira akavuga ngo badi wumva ngo bihurira he? Nese Rama, hari ijambo bajya bavuga ngo depression is real. Hano hari ijambo yari umuntu ugiye gusomera ahita ubyemera. Ariko reka kwisoma biraryoheye. Ibi bigatuma nongera kwibaza, ninde wari kubitekereza? Ninde wari gutekereza ko hari ubwo tuzaba muri ibi bihe? Abantu bose muri kudutkurikira kuri Instagram, kuri Nuza, kuri X, n'abastreaminze kuri YouTube, ninde muntu wari gutekereza ko ibi bihe bizaba? Ibi bihe bizaba Kagame witwaga visionary leader, yitwa umuntu w'igitangaza, atambuka bafotora, umwe anyuraho wirirwa bafotora inkweto ngo bambaye neza, ngo baseka neza, ngo bareshya gute, isi yose bakomera amashyi mu gihe bari kwiba amabuye neza, amahanga yose akibashyigikiye.
ibi nibyo Jeannette ari kwibaza rero ubwo yicaye mu cyumba cye yigunze, ngo ninde wari gutekereza ko hari ubwo tuzaba muri ibi bihe. Iki kibazo ndagira ngo intore mwicare mubishyire mu mutwe wanyu. Ibi bintu Right. abayobozi banyu bo bari kubibona, bari Byabi, kubibona ko bari thank you Sherry, kurangira. icyo ngukunda ugeze What are you waiting for? ahantu hazima. Yeah. Tell them, Mbabara aka tell kantu them, yes. kababwire, Ahubwo bo ukababwira batekereza kumbe ikizagusetsa ibyo umuyobozi wabo nawe ashaka kwibona kuri Badiramu. Kandi umuyobozi we hey, ibyo umuyobozi yabonye bari gucamo we n'abo bantu be, abo bantu bashaka kwibona kuri Sheila. You get? ngwiki, you're Yeah. kidding me. Uzi ko ari kubibona ati Tell ninde them muntu wari again. gutekereza ko hari ubwo tuzagera muri ibi bihe. Abantu mutarabona ko aba bantu bihebye, murarwaye kugeza aho yicara inuzi leta irangira aravuga ko ngo yayanditse ubwo yari yicaye ngo ari gutekereza ngo abatekerezaho. Ibi bintu nta muntu wigeze ubimwandikira, yari yicaye arabitekereza, akora draft, arabyandika, abyohereza mu gihe aza kuturuhukiraho. Ntabwo byoroshye gusa intore mwirirwa muza gutukana ibi bihe. Aka kajambo Nyiramongi yanditse nzakabibutsa ko ntacyo Ya atababwiye. reka ngukosora akantu, ahubwo uvuze akantu mpita numva birahuye. Iyo letre ngo yajyanywe mu gihe. Wowe wavuze ati menya ari akakopi ka Knowless, ahubwo n'umunyamakuru Knowless wayikoze, yajyanye mu Nyarwanda. n'umunyamakuru ngira ngo icyo gihe ubundi ya Knowless yanyuze mu Nyarwanda.com. So iya Knowless, by the way, now iya Knowless yari entertainment, yari showbiz, we are just comparing bamuhaye our nkatanga first lady did. ibitekerezo nuko. So ntekereza rero ko uriya munyamakuru uri mu gihe ushobora kuba yarambwira ati ariko mukecuru uzi ko aka kantu kakora abana nubwo ari ak'umuhanzi tukeditinga tukakagira menya kakugarurira abantu. Kuko at the end of the day nanashimira n'urubyiruko millennials, Gen Z, abantu badukurikiye batangiye gusobanuka no gusoma. Yeah, I understand again, ntago ari bose. Jeannette ikimutera ubwoba kirahari. People they understand it. batangiye kubimubaza. Impamvu afite ubwoba hano yabyanditse ngo umuntu ntiyavuga ko ari impanuka, arabizi ko ibi bintu byaje. Hari abantu bari kubisunika, hari Badrama, hari abantu benshi batandukanye bari muri uru rugamba rwo guharanira ko ukuri kujya hanze. Aravuga ngo ntabwo ari impanuka, bisa n'uruganda rw'ibinyoma rukora ubutitsi. Murabona akazi, activism, every post we made, ibintu biganiro byose tuvuga, ibintu byose dukora tuvuga, abantu batandukanye bavuga, abactiviste, abantu bari muri movement politique, ibintu bakora, freedom fighters. Nyiramongi abibona nk'uruganda. Ahubwo ahangaha rwose hano ari kuduhereza credit, arabibona nk'uruganda rukora ubutitsa, uruganda rukora ubutitsa. Kandi nta mubeshye ntabwo dukongeramo za engine, nawe ubwo ari kudushyiramo izindi engine. Kuko twebwe aba baradukubise stress, dufite ibibazo natwe turwana nkabyo, ntabwo dufite igihugu nkabo, ntabwo dufite amafaranga nkabo, dufite ubuzima bwacu tuba tubayemo, ariko still tukabona umwanya wo gutekereza ku banyarwanda. Mu gihe we afite ibifobagane yishyura 24/7, ariko we atabibona nk'uruganda rukora ubutitsa. Ngaho maze dukora full time nk'uko ibifobagane bye bikora, asara. Noneho wowe njye ndagusubiza, wowe noneho wowe Sheila, wowe ndagusubiza noneho nk'uko waruvuze ati iyo engine yayishyizemo, imba yanayishyizemo ari accident, ngenda yicakiye, izi mpamvu nyicakiye. Sheila akora 24 hours, ahubwo ararira tutarakora 24 hours. Sheila yani ibyo navugaga, aravuga ngo ni engine. Yes. Okay. Yes. Abanyarwanda bamubwira ariko ko Bad Studio yazibonye. Natuze Badrama, ibi bintu uri kuvugira kuri kamera, ndabibwira abanyarwanda, niba kubura ko ugiye gukora 24/7 ukajya muri uru rugamba full time, abanyarwanda niba kubura ubwo ngubwo bagomba kubikwishyuza. Nizere ko ako kantu bakumvishije. Jeannette n'abambari be n'aba FPR, ubu nzi ko nzanababwira ubwe ibibi byabo n'amahano yabo, hanakomeza nkikora n'ibindi nkikomereza n'ubuzima bwa Energy, ariko murabyuka komeza kuba ikibazo agataye no gushaka kwiruka ku buzima bwa. Noneho reka mbabwira ndi tayari, bigiye kuba 24/7. Kagame yashimuse ikintu cyitwa Triple M: media, money, military.
Sheila wambara ukamvugira ngo Kagame forget media, wambara Kagame ukavuga forget iki? about me. Yeah. Ya n'abandi bavuga ngo rongo muzahera We are kuri cyangwa fighting for bizagenda you. gute, nagira ngo mbabwire ngo tuzagera dutwara kimwe kimwe kugeza tugeze kuri cyose. Media yo forget imbaraga wakoresheje wica media n'abagize media, ukica abanyarwanda ukabahindura nk'abantu bagenda mu kigurudumu cy'ikaraga kitagira feri, ukajyana ni nk'ikibisi wabaparitsemo bagenda ntibazi iyo bazaga. None Icyo ibyo bintu uri kibagirwa, kuvuga kibagirwe ndagira Kagame, ngo mbwire kibagirwe abanyarwanda n'abambari ko bawe. I'm here to change it. Iyo yo ni intambara yanjye nka badi. okay, Mwereke iryo ni ko byose isezerano. nintwara media ntuzatwara Nawe ugize n'igisirikare ntuzatwara na isezerano. nusa. Awuteke Nawe ugize ngiye guha isezerano. abanyarwanda amakuru, Okay, thank you. hanyuma nzarebe Kagame uko bimworohera kwica ahantu hameze nk'inka yimya amakuru. Buriya kubura amakuru ni ukubura ubuzima. Kubura amakuru ni Icyambere ni ukubura ubuzima. amakuru. Icyambere ni amakuru kandi yizewe, kandi dutange n'akazi mu gihugu, abana batangire bakora umwuga w'itangazamakuru. Sheira, ngewe ikinyamakuru cyawe kizakoresha isi yose ko Iyi ngeneye proje amahoro ku yawe rero isi yose. y'ikinyamakuru cyawe isa nkaho uri so exciting. Reka turangize iyi lettre nabyo tugomba kubihereza akanya. Thank Icyo you. kintu kivuga ku kintu cy'amakuru ni njye nagira urubyiruko abajani ko bajya bigira mu bintu aba bantu bavuga. Bafite amagambo bavuga, amagambo akomeye, amagambo wagira ikintu wigiramo nubwo baba bafite intentions mbi. Ariko amagambo bavuga, ibintu byo kuvuga ngo twe twatangiye kurwana turi abana, ni ikintu wowe ushobora gukuramo noneho ugatangira kurwanira icy'ukuri, ukareka kurwanira ibyabo. Aha yakomeje avuga ngo kugera ku kuri bisaba imbaraga n'ubushake bwo kunyura mu uramyutinga. Kugera ku kuri bisaba imbaraga n'ubushake bwo kunyura mu mateka yacu akomeye kandi agoye gusobanukirwa. Ubuse n'icyo atababwiye aho kugira ngo ujye kumva ibintu ibingira yakubwiye afindafinda, aho kugira ngo ujye kumva ibintu Damascene yakubwiye wagira ngo abivuga avuye kunywa urwagwa ahantu ntazi, ibintu bidafite hepfo na ruguru. We wanyuze muri aya mateka yacu nubwo agoye kuyasobanukirwa, ariko ko ushobora kuyasobanukirwa. Ibintu noneho nta nubwo ari birengagiza ibintu ibintu biba baba bavuga. bitangaje iyo umuntu wa mugari nk'uko ubivuga. Ase kuki umuntu wundi muri iyo setting iza mu bwonko bwawe yo kuvuga ngo kuki nshobora kumva Bizimana Jean Damascene akanyigisha genocide mu gihe we ubwe n'umunwa we yivugira ngo imyaka 5 genocide yabaye, amaze imyaka 5 avuye ku butaka, ariko kumva ko Kizito wari uraha kabura se na nyina naza akakubwira ati nyamara niko byagenze, baratwishe baratwica ariko nabo barapfuye, cyangwa se genocide yagenze, ukumva ko we nta gaciro afite, ahubwo cyangwa ibyo avuga atari byo. Ukumva Bizimana yabaye amaze imyaka 5 adahari, ukumva Nyiramongi wari umaze imyaka 30 muri Kenya Nairobi. What's up? Ubundi iyo sense ivaye. Ukumva Sibomana ntabwo agomba kubivuga. Nese kuvuga amateka bisaba tayiro, bisaba umuntu Sheira, mama wawe yabaga mu Rwanda mbere y'intambara. Ni muri escape ariko yarokotse genocide, right? None se imba nge nashobora kumva umwana nka Sheira ufite nyina warokotse genocide akambwira amateka yaganiye na nyina, kuki ushaka ko numva Anje waganiye na nyina utari uhari? That's the problem. Ibyo bintu it doesn't make sense. Abantu bagomba gutekereza ko kuba minister cyangwa kuba umwana perezida cyangwa kuba ngo wari umusirikare nta nubwo biguha uburenganzira bwo kuba ari wowe wama, byaterwa na background yawe. Nese kuki nshobora kumva amateka ya Ibingira avuga amateka y'u Rwanda, ubwo akubwira ko ngo n'imyaka yose yakure muri Uganda atari yakageze ku mupaka w'u Rwanda? What do you know in Rwanda usibye ibyo wowe wakoze? Nese ni gute ujya kumbwira ngo makane abantu benshi bagwa mu mutego kumva ko ngo RPA cyangwa FPR itakoze ngo ibyaha by'intambara cyangwa n'ibikikaye nacyo kigiye kuzayishyira hasi. Yo irwana defending ibyaha byo by'intambara, ikanarwana no kubeshya abaturage bayo ko bo ari abere kandi ko baje kubacungura bagashaka ko nabyo bakoze, ariko bikarangira umuntu w'umugenerali. Buriya ako kantu Sheira ukanyandikira ahantu kandi ugakorere file, right? Ni ukuvuga ngo Ibingira imyaka yose yagenze nkanye ngewe Badrama muvugishije ijambo rimwe, yaje gusubizanya, yaje kuvuga Mirenis, aje kuvuga Genese, sibyo Sheye? Icyo yatubwiye twakuyemo ni icyaha yakoze kandi cyacyemewe n'amategeko mpuzamahanga. Tugira amahirwe ubu noneho yarabyemeye,
ibingira nyuma yo gushinjwa imyaka myinshi ko yishe abanyarwanda, yishe abana b'i Butare, yagize ibiki, ngo yishe abanyabwenge ngo abafurere n'ibiki, ko yishe abantu b'i Kabuga, yagize ibiki. Kandi ibyo bintu byose ejo bundi yabyimvugiye mu ijambo rimwe avuga ati njyewe nka komanda byageze aho mfata katyusha Katyusha nkajya ya ndasa ntazi ndasa mu ibyo ndasa. baturage. Puwe entre ntihazagira umunyarwanda w'ikigoryi niyo waba warize itegeko ryahe uza kumwa ngo ntabwo FPR yishe abanyarwanda, ngo ntabwo RPA yishe abanyarwanda. Bisaba kwigira ikigoryi Generali wari ukigira uyoboye ikimara kugira ngo Mobile uvuge ibyo bintu. Force, impamvu bingira Uriya yishe n'abantu benshi ko Mobile mukozi Force irwana igihugu cyose, yahereye Mutara araza ahinguka muri Congo, yatraverisha igihugu cyose. Arakubwira ngo njye nafashe katyusha nziboherezamo bande neza. Mitumba Ari umututsi wari uraho y'inzira iyo katyusha yari iri yararokowe, ari umuhutu wari uraho yararokowe, ari umusirikare wa UN wari uraho yararokowe, ari umunyamahanga wari uraho. Kuki ibyo bintu byose ubifata n'ukabitereka ku mutwe wa Habyarimana n'izindi ideology n'ibiki byose tutazi? Thank you so much shira kubutumye nk'ako kantu nanakibuka. Abanyamategeko umenye ko abajenerali ba Kagame bemera ko intambara barwanye ngo nta bwenge bakoreshaga, nta na common sense bakoreshaga, ngo barafataga bagashyira muri katyusha bayita muri Morutier bakaronshinga. Yarabyivugiye afande bingira. So Badrama yabivuga ngo Badrama nguri ikigwari nguri ikigarashi. abantu bamaze gusinda amaraso. No Ariko Badrama ikababwira wabivuga ngo kuko nge Abanyarwanda nazibonye izo katyusha turi kuzohereza nk'uko twazamuraga indege zikaza zigakubita bizimunga kimara kuvuga ngo naharita ngo bazahatera itabi. Bro, hari ibifaro abakigaye barabyise ngo ni Imana y'abatutsi. Hakaba ziriya ndege bari barise ngo Rambo mu bisheke. Hari udufaro twari dufite mu by'ukuri bro, hari igihe twaburaga inzira neza no kujya kurye no kugira iki cyane no kujya gutabara imirambo yabo barashe. Utwo dufaro nitwo twajyagamo kuko nitura dufaro tubona twatwitaga ngo ni nyara. Kariya nyine ko imbunda ntoya ntacyo zikajya nyine mukajyaho mukarwana ariko byo muri mu gafaro. None bakayavuga ngo nk'Imana z'abatutsi zaje shabaki abacengezi urumva. So nibyo ngibyo mba mvuga she. biteye isoni. Nibyo nabwiraga abantu b'abajene. Karasira mu bintu bya mbere afungiwe harimo kuba ababyeyi be avuga ko ababyeyi be bishwe n'inkotanyi. Harimo umuvandimwe we igisasu cyakubitiye mu rugo. None si cyo gisasu mbere yo kujya nta nababeshya ngavuga ati bwira uyu mwami ukashije ijosi. Hari abo bishe bakubiswe bishwe nyine n'umuntu ku wundi, ariko akanavuga ati hari n'uwishwe n'igisasu ariko mbizi ko ari ibisasu byanyu inkotanyi. yavuze ko igisasu cyakubise mu mbuga kigahitana umuvandimwe we. Afande Bingira avuga ko yateretse katyusha akarasa mu baturage. Wowe uri intore, reka tubyemere rwose ko uri umuntu wayobotse FPR. Wowe uri intore rwose, intoragura amayogi, urahera hehe uhakana ibyo bintu? Mu gihe umuntu wiciwe abihamya n'uwamwishe akabihamya, wowe ukazana umuntu. Oya si intore, nta n'undi musirikare abo wa RDF, abe perezida w'igihugu, abe minisitiri, ubuva muri sena, uzongera no gutinyuka ngo ncwe ngo ntago RPA yishe abanyarwanda. Intambara ni intambara, nubwo wabica utabigambiriye. Emera n'uwatanze iryo tegeko ahanwe, kuko ntago icyama cyose cyahanwa. Ariko umujenerali w'injiji nk'uvuga ngo mudase katyusha mu bantu, yarangiza akaza agahagarara imbere ari kwiriza ngo interahamwe ngo jenoside abantu ngo babicanye n'iki. Umwicanyi urenze gufata katyusha ukohereza mu bantu, ubwo nge ari Karamira cyangwa ari izo nterahamwe zindi avuga, nta Karamira nta Fred Bingira. Umuntu ufata katyusha kohereza mu bantu civilians. Ibyo bintu muri kubyumva ngereka mu cyo koze kambabwira. Aha ni ibintu biteye ubwoba ngewe buriya mu misheni kubona ino ntambara ya Ukraine. Ngereka babwire ngewe nagiye kubeshya nza amasasu muri filime, ntago nzi ijwi ry'isasu, ariko imbunda zaze ndigushireho. Mbabarira cyane, mbabarira ndaze ngurasire ku gutwi sheri nifite agatwe gato yambafarira. Urumva ngewe ibi bintu mba mbivuga ntabwo ari uko ibyo bintu nabyumvishije, ntabwo ari uko ntabwo binsaba kugira ngo mbe narirukankanywe igisasu cyananturikiye inyuma kugira ngo numve ko mahamutse, nk'uko bitanasaba ko nco kumva mfite agahinda k'abavandimwe
abantu Mm. bishwe batemwe batemaguye imihoro, Mm. nubwo naba ntabazi, nubwo naba ntarigeze mbamenya, nkaba bati uyu muntu uyu nguyu Mm. mwari mufitanye isano ariko byagenze gutya, nkabyumva ko mfite agahinda. Yego. Nawe nicyo kintu cya mbere wowe munyarwanda ugomba kumva umuntu, nimba wowe ubizi neza ko ntabwo wari uhari ariko ubabajwe n'abawe wabuze. Mm. N'undi muntu navuga ati njyewe dore inkotanyi, dore ibyo intambara y'inkotanyi ibyo yankoreye, akabivuga, wiza Mwumve. kumutera amafu, wiza kuvuga ko Yes. apfobye jenoside, Exactly. tworohera. Yeah. Kubera iki wumva, reka nkubaze, kubera iki urupfu rwanjye, Mm. urupfu rw'umuvandimwe wa Rama bituma urupfu rw'umuvandimwe wa Rama byatuma urupfu rw'umuvandimwe wanjye rutumvikana? Ibi bintu byo kurwanira abapfu nibyo Mhm. Kizito yaririmbye ngo Thank you. guhataka nyir'ukozwemo. Mhm. Kandi ndabihamya Rama, ibi bintu njye nanabisubiramo Hataka n'itanu, ukozwemo. Ariko nyir'ukozwemo ibaze ko uteruranye Kagame ntake adukoramo ngo ntidutake aricecekera. sheri. Oya, Ntidutake. oya, ntabwo ari uko Kizito yabivuze. Iyo Mm. bavuze ngo hataka nyir'ukozwemo ni nk'uko umuntu yaza ufite, reka tuvuge ufite breakfast, ufiteho amagi Yego. 3, Yego. umuntu arakaza agatwaramo igi rimwe akagenda, ushobora Yego. gutaka. Ariko iyo Yego. ateruye isahani yose akayitwara, Yego. urumirwa, uraceceka nawe uvuga. That's it. Niyo bavuga ngo hatakwa nyir'ukozwemo, nyir'uteruranwe n'ako akinumira. Reka mbabwire ngiye for experience, So, mm. ari abantu bavuye like kuvuga ngo ku miryango y'abantu bavuye hanze, abo ni abantu nzi, inshuti cyangwa se n'umuryango Mm. n'abaresikape gutyo. Ariko abantu bacitse ku icumu, Mm. biciwe babandi umuntu asigara n'umwe ari babiri. Mm. Ramari ba bantu batuje, ba bantu Mm. bagiye kwa padiri bagasenga, ba Mm. bantu bumiwe, ba bantu Mm. bakora mu ndirimbo zituma bagira icyizere z'Imana ukuntu, cyangwa bafite utundi tuntu bahugiyemo. Ni Yes. abantu udashobora kumva bari kudisikita kuri sije ya jenoside. Ni Mm. abantu iyo bigeze mu gihe cyo kwibuka, Mm. aba yumva yatumira yakimvita abantu mu rugo, abantu bakaza bari benshi, mugasangira mugasabana, kuko afite ukuzimu yanyuzemo Mm. adakeneye gusubiramo. Mm. Bivuze ngo umuntu ntagaruka adashaka kwibuka, ahubwo biragira ngo ibyo bintu ahora yibuka bitongera ubukana muri ya minsi mibi yabayemo. Yego. Urabyumva? Yeah. Ariko ugasanga hari n'abandi bantu Mm. ntabwo bari bahari, nta nubwo hari n'abamenye igihugu bakuze bafite muri za 25 batari bazi n'u Rwanda bahageze. Ugasanga uwo muntu ntabwo ngiye kubashyira ku ruhande, kuko bose ni abanyarwanda, ni abavandimwe bacu, Right. n'ababyeyi Right. bacu, ntabwo ngiye kubashyira ku Mm. ruhande. Ariko Mm. ugasanga uwo muntu niwe uri kuvuza induru, akavuga niwe uzanye kuvuga ngo abantu bacu ngo barabamaze, ngo biki, ngo abahutu ni abagome. Abahutu wowe urabazi, mwaraturanye? Oh shit. Ubazi he abahutu wowe, ku buryo Mhm. ugenda ukavuga Mhm. ngo Ya, ni ya rwa rwango bagiye bigisha abana b'abanyarwanda, ari narwo rwango ba Jeannette bakomeza gutsindajya bivuye muri base bagiye bakora amahano yo kwicana. Wa mugani ugasanga umuntu nuko ngo ari umustaff afite accent, nuko ari umukonyine cyangwa akaba avuye Makerere ka university. Ibyana bro, bro, ubashaka icyawo ntabwo bazi mu by'ukuri, ntibakoze no kwanyu, ntibanishe bro, niwa na nyoko ntiyarahari. Biriya bintu rero byica mu bwonko igihugu cyose. nibyo navugaga, ntabwo ibi bintu bigomba gucika, ntabwo kandi tugomba kwiba turwanira ngo umuntu wize wowe uribuka iki. Hari n'abantu bavuga ngo uribuka iki. Sheila, bya bintu bakunda gukangisha ngo abantu ngo bameze ngo nk'abatarize cyangwa reka mubwize ukuri, kuko abanyarwanda dukoreye kuri system ahubwo y'abantu koko bize bafite ubwenge bashaka kureba imbere, ntabwo twarimbura urubyiruko. Nta nubwo wafata igice kimwe cy'abantu ubashyire kuri system yo kubaho kuri pressure bafite n'ubwoba n'ihungabana, ngumve ko bazatanga umusaruro wo kubaka igihugu. I swear to God, icyo gihugu kizakena. Kuko mu gihe abantu wabashyizemo ihungabana ryo kumva ko nta mahirwe yo kubaho bafite cyangwa yo kugira agaciro, none development yakorwa gute? Uwo muntu yaguhingira bikera? Uwo muntu kera ko abantu bahingaga amakawa, umuntu agatwara ikawa agatahana Daihatsu, ibyo bintu aracyayibona mu mateka y'u Rwanda? Ibyo byose bishingiye kuri politike iboze ishobora kwica umuntu mentally, yarangiza cyangwa se ikica n'imirimo bakoraga nk'ubuhinzi, nk'uko bishe ubuhinzi. Kera ngewe nzi ko umwero w'ikawa, imodoka zaragurwaga, amasamu akagurwa, amazi agahindurwa, abana bakajya kwiga za Burayi. Niye product tukigira mu gihugu zishobora gufasha just umuturage.
ahubwo wowe uri kumukomeza umutsikamira wigira victim, wigira ko wakorewe ikintu utigeze ukorerwa, just kugira ngo ushimwe, uhembwe, urye, utere n'umuntu ubwoba. nka Kagame abikora, atera abantu ubwoba, bikajya no mu bahungu be, bikarangiza ugasanga umuntu yavukiye akorera. Bro, ibingira avukiye muri Uganda, akurira muri Uganda, ariko araza akarira. Ese nta bajenerali dufite bari mu Rwanda bakorewe ibyo bintu? ubundi njye ari nacyo nibaza, ko ibingira ibyo yakoze imbere yarashize azakatisha mu bantu no mu nsengero. Ese we ibingira uri gukomplayininga ngo interahamwe ngo zishe abantu mu nsengero, imba ari we woherejeho katisha, twabibwirwa n'iki? Sheila, you get it? Alo? Yes Rama, ndakumva. Imba uririrwa wowe aho kujya mu duhe bingira, nta wundi muntu ibyo bintu byakorewe unabizi, wanabivugana n'amarangamutima mazima, akanavuga n'ibyo azi, ariko ntuzane umuntu warateza akatisha atazi niyo zagiye, aho kaza gushinja abantu ngo bishe abandi mu nsengero, ngo abandi bishe abandi hehe. Wabwirwa n'iki ko izo nsengero ate wazohejemo katisha? Ya, ntabwo abantu nka bari ari bo bagakwiye Mwese ntago ari bo dukine ko batwedicatinga. RPF ashwari muri ishyaka muri biki mwana baho, ariko mukora ibintu bizima. uriya musaza ejo bundi warokoye, watubwiye warokoye abantu, yitwa Sibomana Atanazi. Sibomana Atanazi niwe umuntu wakakwiriye ikintu avuga. Yes, ibingira kaza kurwana n'amateka ya Atanazi. Mu gihe Atanazi wazabo banyarwanda yanakoranye nabo imyaka irenga 30 kuri kamera no kuri mikoro, mu gihe bingira we yamenye u Rwanda imyaka 30 gusa bwo yakanagiye ku butaka bwarwo. Natwe nibwo twamenye, ntitunanamuzi, ntituzi n'ibisekubye, ntituzi n'aho akomoka. Ubu dushobora gusanga ugakurikirana ugasanga umuntu nawe ni nk'ikindi kintu utamenye icyo ari cyo, ko abantu bameze nk'imvajuru baje ariko bakarira. Ntabwo ikibazo rero, nta nubwo tumwambuye ubunyarwanda bwe. Ubu ntabwo ari ikibazo banga icyo ushaka kuvuga, ntabwo ari kumwambura ubunyarwanda, ndi kumwambura kwiha kuvuga amateka utazi umunyarwanda, ariko gabana n'abandi kuvuga ibintu. Oyavuga ibyuza ahubwo. Vuga ibyuzi. Hari amateka icyo gihe wari impunzi turabyemera, warabujijwe uburenganzira bwawe, ariko ibyabaye uri impunzi wibivuga nkaho wari uhari. Ya, umva nkubwira, nkari amateka y'ukuntu rwose yazamuye katisha karasa mu baturage, biriya bintu birumvikana, nta n'undi wabivuga, ni ugomba kubivuga kuko niwe wari uhari, ni umutemo wabyo, niwe wayizamuye arasa abantu. Biriya bintu yabivuga ko yari abizi. Afande Mubaraka yigeze kubwira abamotari, akajya kuvuga ibindi atazi. Bajye bavuga ukuntu barasha abantu, babivuge neza. Nabo barokoye wenda babivuge, bavuge ngo abatwabasanze turabarokora, abatwabasanze turabarasa. Ibyo turabizi kuko nibo babikoze. Hakubiza kutubwira ibintu byabaye badahari. Afande Mubaraka yigeze kubwira abamotari ngiyo ngafande Kagame ngabohereje ngo kunambara, ngababonye akazi, ngo ngahubwo ngo ngiza nkambazi akazi, ngo yabuze akazi. Nanjye afande bingira giherera akazi, nari nifite akazi kenshi n'ubundi, ariko afande bingira giherera akazi ko kurega RDF yose ikishyura abantu yishe. To he proved it. None zira katisha zarashaga zose. Yep. Yampuvinze icyo nari nkeneye generale wa RPF, kubera gucuruza ibinyoma byanyu, mugashaka gucuruza amateka acuramye, bituma mugenda mwivamo nk'inompfo. Twahereye kuri letere ya Nyiramonye, yagiye yivamo Sheila watubwiye byinshi. Uriya nawe akaza nyuma y'imyaka ni letere n'ingende. Lete tunayikomeza, gusa kwivamo kwabo biva mu gukomeza gutsindagira ibinyoma, bashaka kubigira ukuri. Ibyo bituma umuntu nk'umujenerali nka Ibingira wayoboye igihugu ku rwego nka ruriya ashobora gutinyuka kuvuga ko muri 94 boherezaga za katyusha mu banyarwanda. Thank you Bingira. Thank you so much. Okay. Nyiramongi rwose Pastor Edward arakomeje agira ati, hagati aho abashaka kugoreka aya mateka no gutesha agaciro ibimaze kugerwaho bahimba inkuru zuzuye ibinyoma bakwirakwiza hose. Ikibabaje kandi hari benshi bagwa mu mutego wo kuzemera bakabayobya. Ibi ariko ntimukwiye kubyemera. Mu Kinyarwanda turabizi, ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka. Jenoside yakorewe Abatutsi yateguwe igihe kirekire binyuze mu nyigisho z'urwango zatangwaga n'abayobozi ndetse n'imyiteguro ya gisirikare yigishaga kwica Abatutsi. Jenoside yakozwe n'abantu benshi, ikorwa mu ruhame, ikorerwa ku misozi aho abaturanyi bishe abo babanaga kandi
basangira muri za kiliziya, mu nsengero, ariko cyane cyane ah, yitabiriwe n'urubyiruko. Nimuhumure, nimuhumure ariko urubyiruko dufite uyu munsi ah, ruratandukanye. Nkomeza kubitekereza nkababonamo gushishoza n'inyota yo gushaka ukuri. Nubwo hari urusaku rwinshi rw'amajwi ashaka kubayobya, namwe tugezeho sha muritwararike, aho mu- tugeze mushishoze, tuba ntimupfe tujwi kwemera twawe ibyo ah, muhawe byose nk'amakuru. Ariko urumva nari gusoma elettre ya nyina mu neza, nari nashyizemo n'amarangamutima na kwa kuntu aba sekretari yiryagaza, babona aba yiryagaza, urumva ababishyizemo amafiyeri ni umunyamafiyeri kuba ni umunyadukoryo akina ariryaga. n'umugore ashaka ifungirana muri hoteli nkari gushaka diporomasi aho atakwandikiye abanyarwanda ati banyarwanda nakoze amahano natuzi Umva ko ikintu hano nakoze ushaka amahano kuvuga nkagaragara nk'indaya tarajya iciriritse kure. Yaravuze ahantu yavuze ati jenoside yakorewe abatutsi yarateguwe igihe kirekire binyuze mu nyigisho z'urwango ah, zatangwaga n'ubuyobozi ndetse n'imyiteguro ya gisirikare yigishaga kwica abatutsi. Jenoside yakozwe n'abantu benshi. Ahangaha niho nshaka kugira, turabizi twebwe, nimba tuvuze ko wenda tugeranye tuvuge ko miliyoni 6 zari z'abahutu, bavuga ko bavuyemo interahamwe zakoze jenoside, ntabwo muri abo bantu bangana gutyo muri izo miliyoni zose wahita uvuga ngo yakozwe n'abantu benshi. Ngiye mu isesengura ryanjye ahangaha nshaka bigaragaza ko ibintu Nyiramongi ashaka kuvuga ari uko jenoside yakozwe n'abantu benshi, bivuze ko ashaka kugaragaza nk'aho mu benshi majority y'abahutu yakoze jenoside, and this is completely wrong. No mu bimare nabo yashirije ibyaha, nabo uhereye ku yabashinje ibyaha, yaba ababikoze, abo babekeye bashaka kubacecekesha, kubatwara imitungo yabo, abo bose baciriye imanza nabo bakibeshyera ubu ngubu n'uvuze babishyiraho, bose ukabafata ukabateranya, nta nubwo barenga ku 10% y'abahutu bari icyo gihe. Rero ibyo bintu byo kwifata ngo bavuge ngo jenoside ngo yakozwe n'abantu benshi, kandi bavuga ko bakoze jenoside ari abahutu, ibi bintu nibaza ko ari cya kintu cyo gushaka ya projet ya Bamporiki yo kuvuga ko abantu bagomba gusaba imbabazi, kuko ibintu byo kuvuga ngo yakozwe n'abantu benshi hano, aka kantu ntabwo yakongeyemo by accident. Mbisubire muri ya mugore n'umuhanga, ntabwo ameze nka Kagame azi ubwenge bwo gucakura, ariko ntabwo azi ubwenge bwo mu ishoku. Ni umuhanga kujya kongera ngo jenoside yakozwe n'abantu benshi. Ibi bintu yabyanditse yashyizeho afite intention yo kugaragaza ko yakozwe n'abahutu benshi, ariko nanjye mfite n'ikindi gisobanuro cyanjye muri abo benshi. Ni umuhanga nk'uko ubivuga pe, uramuzi nk'uko nabikubwiye, ni umuhanga, ariko ubuhanga bwe burakomeza bukarenga n'ibyo utekereza. Iyo Jeannette akubwiye ngo jenoside yakozwe n'abantu benshi exactly, uzasubira inyuma wumva ibyo Badrama yakubwiye. Iyo nkubwira ko jenoside yakozwe n'abanyarwanda, ubundi ngiye nicyo cyiza cya nyuma ndenzaho, aho kugira ngo mvuge ngo yakozwe na benshi. Urumva Sheira, mvuga ko jenoside yakozwe n'abanyarwanda, bakayikora abanyarwanda ubwabo, nubwo umwihariko ari uw'abatutsi. Urabyumva? Kubera ko Jeannette imbavuga ngo yakozwe na benshi, we mu yandi magambo ashaka kuvugamo Jeannette nibyo mu kanya twe turi kuvuga ngo umuntu ntazava cyangwa mu mateka azabeshya yani. Jeannette we impamvu adakwiye kujya avuga kuri jenoside, Jeannette yicaranye n'abajenosideri benshi live, waranabaza bazi n'amazina, baranasangiye, azi n'impumuro zabo, afite amabanga na bamata yongera umpatse. Jeannette yakoze mu kabari ka Semurefu Eden Garden, kandi kari akabari afatanyije na Matongira Umatse, kandi nta kabari kashinzwe n'abaparime hutu ngo bashaka kujya bahura bakaganira ibyo baganira, harimo n'izo jenoside bakoze. So Jeannette works with them, yasangiye nabo kugeza naho uwitwa mukuru wa Kajuga, interahamwe zatangiye mu boyfriend ba Jeannette Kagame, yari inshuti n'aba Murefu n'aba Kajuga Robert. Hari ikiganiro numvise cya mama Diane, Madame Adeline Rwigara, aravuga ko mbere yuko igihe nyine Nyiramongi yavuga muri Kenya akunda kuza mu Rwanda, Ntuzde niwe wamudrivingaga, Kajuga niwe wamudrivingaga. Kajuga n'uriya mukuru we witwa nduracuza korogate harya
ntabwo nibuka izina rye. yego yes Afite uruganda rwa kajuga byo niwe Coca-Cola. wamutwaraga ariko mukuru we buriya cyane acuruza korogati niwe wamugejeje i Nairobi. Kajuga yamutwaraga ari mu Rwanda Mm. urumva so rero umuntu nk'uwo iyo avuze ngo jenoside yakozwe n'abantu benshi byo arabazi kuturusha, ahubwo ikibazo kucyuba duhisha kucyo tubwira igice cy'abo bantu. Mm. So abantu benshi ni ukuvuga ngo Jeannette azi ibijyanye na jenoside n'ubwicanyi ku banyarwanda kuva kuri se wakatiwe n'inkiko mpuzamahanga, Yeah. urabyumva, ukaza ukagera kubona akwita aba ex boyfriend be ntago ari umwe, ko Kajuga na mukuru we batwibutse izina rye ko wamuhungishije wacuzaga korogati mu Rwanda bari abashuti be. N'amakuru mfite avuga ko bajya kumuhungisha bamukura mu kabari ka Semurefu ngo bamuhungishaga abahutu bo mu majyaruguru ngo batakomeza kumubyaramo abana. You understand? Mm. So Matayo Ngirumpatse ni umuntu ufitanye amateka menshi na Jeannette Kagame, baraziranye pe, ntago ari Niyo mpamvu bari n'icyakumenyana. kumuhiga ngo bamuzane mu Rwanda. Exactly. Ariko Bari Jeannette kureka akagiye aduha gufokasinga ku nzara amateka yacu. ya Matayo Ngirumpatse akatubwira ukuri n'interamwe zitatubwiye n'inkiko zitanazi, kuko warakuzi nk'umuntu basangiye wafatanyije business na papa we. By the way, Jeannette ku bintu by'ubwicanyi na again impamvu atagomba kujya abivugaho we abivemo guhera uyu munsi ni ukubera ko Jeannette Kagame ubwo bwicanyi avuga papa we noneho birababaje. Navuze ni mujye mutobora kuvuga ku mateka y'abantu bacu bakoze ibintu bitanasanga. Papa we Murefu impamvu yatunze akabari Eden Garden gakomeye kandi kagakorerwamo n'abaparimehutu kandi aribo bakoranaga na Habyarimana. Murefu ni umwe mu bantu bagambaniye ubwoko bwe igihe kinini cyane, kuko nyuma yo kubabarirwa ibyo byaha yakoze kongera kwigura, sinzi impamvu abasekuru bacu bakunda mu bintu byo kwigura kugeza n'aka kanya na rwarakabije n'abandi bose ibaho mu bintu byo kwigura nka biriya bya barwarakabije n'abandi bakwitwa amashoka ngo bakigura. Mu kwigura kwe amakuru agaragaza ko Murefu yakoreye Habyarimana igihe kinini cyane, akaba maneko wa Habyarimana i Burundi, ku buryo bavuye i Burundi Jeannette na se bavuye i Burundi birukanywe na communauté y'abanyarwanda yari yarahungiye mu Rwanda. Sheira nk'uko aka kanya nagira gutyo ukumva nka mama Diane ngo turamwirukanye kuko yaje atuje kutugambara no kutumara. Urumva, uwo niwe papa wa Jeannette. Bivuze ngo ni icyaha cy'ubugambanyi, ni ikintu kiri muri Jeannette kuko ni icyase. Murefu yirukanywe i Burundi, ageze i Kigali nibwo Matayo Ngirumpatse n'abandi bayoboke ba MRND cyangwa ba Parimehutu bamushingira ko kabari agakoramo, kugeza ubwo nanone bakamukwebuma akamujyana i Bugande bakamuha akazi. Ibi bintu rero bakwiye kubisobanukirwa. Gusa njyewe icyo ndabyumva ko ukoresheje iyo logique yo kumubwira ko nawe ibi bimureba muri benshi, biramureba muri benshi kandi nta n'ijambo bifiteho, kuko ntiyagira ukuri kandi bibura n'umuryango. Icyo navugaga ni uko batagomba kujya bavuga bajeneraliza, bajya bigisha n'abana bababwire ko abahutu benshi aribo batakoze amahano. Iki kintu bajye bakimfasayizinga, kujya kuvuga ngo ndi umunyarwanda bakavuga ngo abahutu bishe abatutsi ngo ariko ngo tubirenzeho ndi umunyarwanda, ibyo ni ukubindikiranya. Njye ntabwo ari ikintu numva nakishimira. Nishimira ko bakagiye bakora nk'inyigisho zo kubwira abanyarwanda ko nkuko bavuga ngo baravuga nta moko agira, byorohereza FPR ije ireka no kwigwa ivuga ibintu by'amangengamoko y'amabitekerezo, wagira ngo niko bazamenye ko nabwo ubwicanyi bwatangiye kuva kwa Kayibanda, Habyarimana, Kagame, busubira inyuma kwa Musinga n'abandi. So bajye bagenda gahoro, nta munyarwanda utarishuri, nta munyarwanda utarahemukiye undi. Ni nayo mpamvu turi hano kugira ngo mbabwire ngo ndongeranye mbibasubiremo na Sheila nawe mbonye umwanya wo kubwira iyo message. Umunyarwanda utumva kubaka igihugu kitagira ubwicanyi, ubusahuzi, ivangura, urumva, n'igitugu, imba hari umunyarwanda tuba ko icyo gihugu cyabaho, ntago ndi kumwe nawe kandi ngiye intambara nyirimo yo kurwana kubona icyo gihugu. Icyo bavuga ngo cy'amata n'ubuki birashoboka, ntago ari indoto, ibintu bivugwa byanakorwa kandi tuzabikora. Rero iki kintu cyo kuvuga njye ndagomba kwemfasayizinga ko nkuko FPR ikoma ivuga ngo baravuga ngo nta moko ahari ariko tukavuga abatutsi, kandi kuko ntabwo twabacarega abatutsi babayeho, niyo jenoside bakoreye yarabaye.
ntabwo waca izina tutsi, ariko nk'uko mutaca izina tutsi n'izina mbese hutu ugira mureke ngo kurivuga ritwaye mu iki? bintu bibi gusa, n'izina hutu Ritwaye iki? ntimurikarire mu bintu bibi. Urenda guca amoko Muzigisha y'abantu abana b'abanyarwanda ko abahutu ari biyakira abahutu iki? benshi b'imfura Sha batishe, abahutu imyigishirize babaye mibi. ibigwari ari bakeya nk'uko n'abatutsi bishe ntawabatumye. Abatutsi bo muri FPR bishe abantu, nta batutsi bari bahagarariye, nta muntu Aho wari muri mirongo itanu wabatumye, n'umunani bishe abantu, nta muntu wari ubahagarariye cyangwa nta nta muntu wari n'uwabareze, nta n'uri wabatumye, nta muntu oya, nta baranababariwe. n'umwe wari wabatumye. Abatutsi Ntawabatumye, bishe, baritumye. nimba abatutsi batarishe mu izina ry'abatutsi, nta nubwo bagomba kuvuga ko abahutu Abahutu bishe bishe mu mu izina izina ry'abahutu. ry'abahutu. Never, never. Ahubwo byaruzwa ko bakwica mu izina ry'abanyarwanda kuko bakomoka kuri icyo gihugu. Ibi ni ibintu Ugerageje kugabanya bagomba. ivangura no kubaka imbaraga zishingiye ku macakubiri. Kagame niyubaka imbaraga we n'umugore we, ariko ikintu cyo kucyubakira ku macakubiri no gucamo abanyarwanda ibice byo bigiye kubakubita hasi pe, no ku kinyoma. Ari byo abo bajenerali batangiye kuduha ibimenyetso tutabasabye. Abahanga barabyumva icyo bisobanuye. Yeah. Mm, mm, Jeannette Kagame yakomeje agira ati nimuhumure, mm, ariko mm. urubyiruko dufite uyu munsi ruratandukanye. Uruhe se bafite Nkomeza uruhe ko rwabavuye? Komeza. ahubwo se Uruhe rutaniye se n'interahamwe, urwo imba bafite rutaniye n'interahamwe, izi ntore zitaniye n'interahamwe, izi ntore zivuga ngo Kagame apfuye zakica abantu ngo 7 times ku bapfuye, ubwo se zitaniye n'interahamwe. anyway, yavuze Ahantu urubyiruko, bitandukaniye, abavuze interahamwe ze actually ntago abavuze twebwe, I think, right? oya Mm, twebwe ntago ntabwo abavuze turi ntago abavuze twe, urubyiruko nta rw'u Rwanda, controller abavuze dufite. rwa rundi rwabo ruba mu bigo byabo. Oya, abo bose birirwa baza kuvuza induru hano hirya, urumva? Reka Ni bamwe. nkubwire itandukaniro rihari. Mm, Interahamwe byari urubyiruko rw'ishyaka rya MRND, kandi MRND mm, mbere byari ishyaka ry'abanyarwanda muri rusange, nk'uko n'ubu FPR imeze nk'aho ari ishyaka ry'abanyarwanda bose. right. Rero n'izi ntore n'uru rubyiruko rw'intore nta Mm, hantu na hamwe rutandukaniye n'urubyiruko rw'intuzi mm, rw'interahamwe. Nuko hataraba yes. iyo chaos ngo bajyemo batemagura abantu, ariko abantu barihagurukira bakavuga ngo hagize ikiba bakica. Nibo batuma Mm, kuroga abantu barabamaze, nibo batuma gutukana, nibo batuma kugenda bagatuka abantu ku bazina ba nyina kuri basi. mm, Nta rubyiruko ufite ruruta urwo MRND yari ifite. Mufite urubyiruko rumwe mwese, mm. urubyiruko ruratandukanye. Nzakomeza Mm, kubitegereza, mm, nkomeza kubitegereza nkababonamo gushishoza n'inyota yo gushaka ukuri. Nubwo hari urusaku rwinshi rw'amajwi ashaka kubayobya, mm, namwe muritwararika mugashishoza, mm. ntimupfe kwemera ibyo muhawe byose nk'amakuru. Nzakomeza kwizera ubushishozi bwanyu n'umutima wanjye wose. Avuga ngo nzakomeza kwizera uburozi twabahaye n'uburyo twabafunze umutwe, ariko ubushishozi bwo nta bushishozi burimo. Ni byandi ngo bakaba ariwe ngo bari abafarumasi ngo baza umuntu ngo ise yitwa ngo ikijumba. Ni ibyo uzizera nyine ko mwabagize amadebe, mwishe education y'abanyarwanda. Ubundi urabuzwa n'icyo kubizera, Bypapas bakabishyiramo urabuzwa n'icyo kubizera. n'imbaraga zishoboka bakarimbura wavuze education ko burundu. wavuze ko Mm. muri Congo byagoranye guhindura ururimi, ariko twebwe mu Rwanda babihinduye overnight. Inshuro Bajya eshatu ahubwo guhindura nta nubwo system, babihinduye rimwe, babihinduye inshuro ebyiri, bayijyana mu cyongereza, byabaye kongera bakayigarura mu byabaye gifaransa. ijoro. Ubu barabyutse baravuga ati ejo tuzakora mu ntuza muri tuziga mu cyongereza, nta translation period ibayeho, nta kuvuga ngo tugiye gutraininga abarimu Sheila, bakaza kuza kwigisha ibintu Sheila, batazi nabo. mu byo turwanira no mu bo turwana hari ibintu tuba tugomba gushyiramo imbaraga tukanabibagezaho bitasabye ko ibintu byose bibanza guhindagurika. Iki kintu cya FPR na Kagame byo kuyobora igihugu nk'abayoboye umudugudu, bo bakamaking up decision, bagahita baza mu gitondo abaturage bari aho, esansi twongeye 1000, bakakubwira ngo ceceka, tugurishije imirimo, duhinduye irangamuntu, duteye ikindi gihugu, twohereje inkunga muri Iran. Ibyo bintu abanyarwanda bakwiye kubibaza guverinoma bakayibwira ati no, Ahubwo ayo mafaranga ni ongeraho ayacu, ayo mategeko nitwareba, twabatoye kugira ngo muze mutumenyeshe. Ntabwo ari uguhanuka mu giti we Kagame ukaza ugahagarara imbere y'abantu, niba unavuga nzanabica.
iyo FDL ngo bavuga nzabica yo kurwanya Kagame cyangwa yatuma abanyarwanda baguresa. ngo urwo Rwanda ngo umuntu uzashaka kurwica ngo nzamwica mbere ye. Ubu uretse umuntu udatekereza u Rwanda ninde warwica? Na sobukwe murefu ntiyarwishe ngarumari, u Rwanda nta muntu Sheila, hano warwishe. hari umuntu uvuga ati bad ubwoko ntibuzegera bucika niyo wateka ibuye Bwacika rigashya. se gute? Ayiswe ntabwo ari ngombwa mu bintu tugomba kurwana nabyo, ntabwo tugomba kurwana no guca amoko, tugomba kurwana no guca kwitwaza amoko. Muzi kiriya cyaha Kagame yavumbuye mu Rwanda ko ibyaha bikora mu Rwanda ntabwo biba mu mategeko, byagiye bivumburwa na Kagame ngo gukoresha ngo uretse gato ububasha ngahabwa ngo harya ngo n'amategeko umva n'ibiki. nkubwire umva So nkubwire nukuca hari itegeko, hari ingingo yo muri ya 19 bashyizeho eh ivuga ngo eh ngo kwangisha abaturage rubanda. reka ngo Iryo tegeko tukaganireho. Icyo nshaka kuvuga, amoko ntabwo ari cyo kutigabira kibazo agasimbazi abanyarwanda bafite. Abanyarwanda bafite ikibazo cya politike y'ubucakura ibagonganisha, ikabaha n'amateka apfuye y'ubugoryi. Nta kindi bafite, ahubwo aho kujya Kagame promoting ngo ubasha ngo uhabwa n'icyo akaba yagutaye muri gereza no kugira ngo akurya amafaranga n'ibiki. Wajya akoresha ubwoko bwakwiye kujya hanishwa igihano nk'icyo ngicyo, kwitwaza ubwoko ufite ngo ushaka gukora iki cyangwa kuvuga iki. Ibyo byo nibyo oya rama aho twapromotinga, ngaho ariko ibyaha nkubwire ikintu bihana nanjye nagira abitwaza ikintu amoko. mvugiraho Naho se Kagame urarwana n'iwacu. n'amoko ngaveho, ntabwo uvuka ari umutwe bizamubuza kuba umutwe, uvuka ari umutu neza ikibi. Ibyo ntacyo bikumariye ku butaka bw'u Rwanda, bikikumariye ku mudugudu ukomokamo cyangwa akarere ukomoka, kuko n'ubundi arega nta moko aruta kuba umuntu wo mu majyaruguru afite accent ye, uwo mu majyepfo akagiriye, uw'iburasirazuba akagiriye. Ibyo nabyo ubwabyo ni amoko, neza ko bidatuma twicana. Ko nta munyaruhengeri urinjira mu iduka ry'umunyakibungo ngavuga ngo warumuvuga gute ngo ntabwo ndi buguhahire, ntabwo uri umunyarwanda n'ibiki. Ibyo niko n'amoko agomba kuba. Amoko agomba kuba ari ikintu kiri neutralize, kiraho kivuga ati ndi umuzigaba, ndi umunyesinda, ndi umugiki. Ni ibyo ngibyo n'impamvu gifite agaciro aka kanya, kandi Kagame atubeshya ngo barabiciye. Ni ukubera ko Kagame we na FPR bo nibyo bubaka, niyo ntwaro bagenderaho, bakwereka ko ngo babiciye, ariko akaba ari byo bubaka. Simba barabiciye cyangwa bitagenderwa by'amoko, Bizimana akora iki? Simana niwe muswa tugira mu mateka y'igihugu, utazi n'amateka y'igihugu. Mbamubwira akantu rero ndi kumva ikiganiro kuri chaîne ya JP ibingira avuga nyine amaze kuvuga ngo twateretse Katusha ngo turasa mu maturage nk'ibintu byabaye, ngo nibaza impamvu tutasaze. Rero baravuga ngo mwarasaze, ngo mwarasaze, ngo uzamubona muri bazima. Urumva hari ibintu abantu bavuga, urumva ngo nibaza impamvu tutasaze. Mwarasaze kuko ibintu bakora byo ntago ari by'abantu bazima, ntago ari byo mu general full, ntago ari abantu bakora ibintu nka biriya. Ariko ku kintu kijyanye n'amoko byo mu Rwanda, njye nemera ko nyuma ya Kagame abanyarwanda bagomba kwiga isomo. Kagame yadushyize ahantu aturingariza by'uko nta muhutu nta mututsi, as long as udasavinga intereze arakwica. Niyo mpamvu yica Rwigara agasigarana Ninja, agasigarana Rwarakabisha, akica Rwigara wabagaburiye bafasha ari imihirimbira akabaha ibyo barya, yamara kumwica agasigarana Ninja wisha abana b'Inyange. Uwo ni Kagame for you. As long as uri gusavinga interest ze nibwo nyine aravuga ati yego, ariko igihe cyose utari gusavinga intereze Kagame niyo waba uri nyina yakuniga. Birumvikana Sheila, ako kantu ngewe rekana nakavugeho ko ino letere ya Jeannette ndabona ko ntago ari letere yo gucamo kabiri cyangwa yo gukorera kuri pressure. Nta nubwo dupfuye, twavuze ko ahubwo turi kongera inshingano zo kureba ibintu. Ngiye kugusezera ko ino letere tugomba kuyikomeza, ariko hari akantu ko kuba nginjiji zitize n'akantu ko kuvuga ngo abasazi. Ngiye ndashaka kubwira abanyarwanda, nawe ndakubaza Sheila, kwanza ubu tugeze mu mwanya wo kuvuga ngo niki wabwira abanyarwanda, tutugambo turacitse, mujye munatureka ibi ngibi, ahubwo biranatwangiriza, mujye munabireka, reka tuvuge kuri ibi. Ikintu ngo wowe ngo uri umusazi kwa kuri umunyarwanda, kera wavuze nko ku banyarwanda cyangwa utumva iby'abanyarwanda uri umusazi, cyangwa wowe ntabwo wizurinjije. Ndashaka kuvuga ko ibyo bintu tubihuriyeho turi abanyarwanda, the whole country, ahubwo tugomba kunabibika tukajya tubikoresha hagati yacu, isi ntinabimenye ko tujya tuvuga kuri ibyo bintu. Nitujya ku kintu cy'ubusazi, narababwiye ngo nta munyarwanda n'umwe ku isi ubaho udafite PTSD, nta n'uyu n'umwe udafite ziriya trauma za PTSD, kubera ko PTSD ntabwo isaba ko nkuko Sheila bivugaga kuba wararokotse
ahubwo no kuba wabikora wagira PTSD. Ni gute se wafata inyundo ugakubita cyo ugafata umwana ugahuza n'ikibambasi ntuzagire iyo trauma? PTSD ntimuzongeye kuyamuyikoresha mu gihe cyo kwibuka ngo abantu ngo bafite ngo za trauma ngo nibiki nkaho ari bo bire no. Abanyarwanda twese ari uwishe ari uwiciwe ndetse n'abatarishwe cyangwa banicirwe ariko babayeho muri systeme y'iki gihugu kubera ukuntu ikanda n'ayo mateka yose babona. Twese PTSD turayifite, icyo ni icyambere. Iby'ubusazi noneho ahantu bikomereye rero twebwe ubwo n'abaturage basanzwe n'ibiki nubona n'umuntu yise umuyobozi wacu umusazi cyangwa se na umuyobozi wacu nawe yise undi muntu umusazi, nk'iyo ugiye kubona ukabona nka Kagame araje kuri televiziyo ngo go to hell, nasogeze ngo birabyo ntago ari uburwayi. Biriya nabyo ni uburwayi. Icyo nshaka kuvuga ni iki, kuko ku rwego ariho njye bad nabivuga, ariko nanjye ngeze ku rwego rwa Kagame sinabivuga. Buriya rero mvuga uyu munsi ndi bad ndi no kuri no kamera yanjye, ntavuga ku yindi kamera runaka kuko hari n'ibyo navuze ku zindi, ntago ari bazo kamera za kuba nabo mba kuri kamera, you get. Ariko icyo nshaka kuvuga nta nubwo ari ikibazo cya Kagame, nta nubwo ari ikibazo nge namugaye, nacyo ni ikindi cy'ubutwari mu bundi buryo cyangwa bumwe cyangwa ubundi, nk'abantu barwanye b'abariberiyo, abariberiyo cyangwa inyeshyamba. Umusivile imba umusivile agira trauma y'intambara, think about umusirikare. So ikibazo gikomeye ku gihugu cy'u Rwanda, ibyo bintu mugomba no kubyitaho mukanabikora research noneho mugatanya no kujya mureka kujya mubikoresha hagati yanyu, ubusazi ngo n'amashuri make. First of all nuko ugomba kumenya ko abantu batuyoboye bari mu bantu ba mbere bafite ubusazi bwinshi, batiteye batifuje kubera amateka y'igihugu cyabo bashakaga, hakaba kandi akaba ari nabo bantu ba mbere batize kubera ko batabyifuje kuko nta mahirwe babonye. Icyo ni icyambere. Kandi noneho ubyumve ko ingaruka z'ibyo bintu ahantu zabereye mbi, batangiye kutuyobora bicaye mu myanya ifata ibyo byemezo, yandika n'amateka, ikandika n'amategeko, ikandika n'amategeko nshinga, ikayobora n'igihugu, igatanga na filozofi y'igihugu. Batangiye kutuyobora ibyo bintu byose nta no mubifata. Ndibuka bayibingira bafande Mukasa abandi bajya ku ishuri kuri Kiste, n'ubundi igihugu cyararaningaga. Ibingira nubwo avuga ati napfaga no kohereza ibibombo, ubundi sobanura ngo gute gupfa kohereza, ntabwo ushobora gufata coordonnées z'intambara n'iki ko ntuzi gusoma, ntiwari uzi gusoma. Ibundi ntambara imbayirwa n'umuntu utazi gusoma, ibintu byose byarashobotse, mujye mubanza mu byumve. Ntabwo yazi gusoma coordonnées za Katyusha, ntabwo yarazi kumenya ngo nakora ino map n'ibiki n'iki. Mugabo banga za map basomaga reba nyine, we bari bazi kwirukanka no gukubita kiboko, bayibingira mwarwanaga kuri nyuma gukubita igiti ngo advance cyane. Bari abagabo iyo arwana ameze nka shitani we abafite n'inkuru yo defense ngo wakigori yo defense urabyumva. Icyo ni icyambere urabyumva. So ntago ari ibintu bishimishije ibi bintu, be careful kubyumva, mukunda kubikoresha nyine kubahana, kwako abo bantu mu by'ukuri nyuma bagiye babona ama education yagiye atandukanye, barigishwa bagira n'ibiki, ariko imbe n'abandi. Kagame we ntabyo yigeze asubiramo, abona ama diplome yandi bita y'icyubahiro. Kagame amashuri yarayacikirije, icyo ni icyambere. Mu gucikiriza amashuri ariko ayobora igihugu arayafite yayandi atatu yo burya abayemeye ko wanayobora igihugu. Kuyobora igihugu ni ubwenge ntago ari ubumenyi. Ni ubwenge ntago ari ubumenyi. Ubundi amashuri dukuramo ubumenyi, ariko ubumenyi bukaba bwiza none iyo bigiye mu kintu cyo kuyobora abantu bagomba gushyira hamwe, kuko udafite ubumenyi nanone ubwenge ntabwo bwatuma uyobora abantu. Urabyumva neza? So icyo uko bimeze rero, ntitukabifate nk'aho ari n'ikintu cyo gutuka undi uwo ari we wese. Impamvu igihugu cyacu kiri kuba fucked up kugeza aka kanya, igihugu bije ikaba yarangiritse, imisoro ikaba yarangiritse, abanyarwanda akaba yarangiritse, ku isura mpuzamahanga yarangiritse. Tumaze imyaka 30 nka 15 ya mbere yose ibanza twabayeho tudafite. Niyo mpamvu umuntu Kagame ashobora kubaninga education. He doesn't know value ya education. Niyo mpamvu bigeraho tugera ngo tugiye kuzana abarimu ngo muri Zimbabwe. Iyo aza kwimenya ko icyo gihe kizagera, uriya munsi yabicaga ntabwo ari kubikora, aba yaratumye twiga. So ibyo byose biterwa rero n'ibyo bintu. Igihugu cyacu gifite amateka mabi cyane, abantu mugomba kuba careful, kuko kuba twarayobowe n'injiji ibyo byabaye atari uko twabihisemo nk'abanyarwanda, kuba twarayobowe rero n'abasazi. Abo bantu nk'uko bikubwiye amateka batabemereye kwiga cyane ko bari n'impunzi, ariko bakaza bakayobora igihugu bakakiyobora buhumyi. Ikosa ryabo no bwa bwenge ko kutajya ku ishuri. Kagame yisha abanyabwenge benshi na n'isara bicu, bo umunyabwenge arakwica uko byagenda kose arakwica. So icyo kuvuga ngo ubusazi rero, aba bantu bacu bafande bacu abatuyoboye
baharaniye urwo Rwanda mwe mujya muvuga mukavuga ati rwose baruharaniye n'ibyo ngenda ndabizi ko baruharaniye ariko mbashinja n'ibindi byaha. Abo bantu ntago baje ngo bagifate n'amaboko cyangwa ngo baze bameze gutya ngo baze binjire i Kigali. Abo bantu ni indwanyi, ni indwanyi. Aba bantu barwanye kuva za Mozambique nk'abafande Musitu, za Mozambique, za Malawi, za hehe. Aba bantu barwana za Tanzania, aba bantu barwana Uganda na Obote, barwana Idi Amin. Aba bantu bafata igihugu cya Uganda kibamo intambara zo mu majyaruguru nk'izabaye mu Rwanda. Afande Fred niwe wari chief in charge w'ibyo bintu. Kagame yari mu iperereza, bayibingira abo bari bakiri nk'amasage bari aho ngaho kuri front line. Abo bantu nibo bashiftinze nyuma yo kuva Mozambique, Tanzania, baramanuka na Kampala, Uganda, bayirwanamo indi myaka nk'ingahe, barashiftinga baraza mu Rwanda. Aho bageze buriya mu Rwanda ikintu bari bakeneye bari abantu bo kwitabwaho, bagashyirwa abantu bagahabwa ibyubahiro, bagatuza, bagahabwa za tukabitaho mu mitekerereze no mu bindi biki n'ibiki. Ariko inshingano zarakomeje ziba nyinshi kuko n'igihugu abantu bari bishwe banashizemo n'ibindi byose, bafata n'izo nshingano zo kuyobora byaje kurangira nizo ngaruka zose tugenda dufesinga nabyo. Ba bantu rero byo mu ngo nabarwayi ntabwo bafashe igihugu bagenda gutyo. Kurwana bitera ubusazi buri automatic, ndabibabwiza ukuri. Kagame ubwo busazi ntabwo afite, ko Kagame ubuzima bwe bwose ntabwo yigeze aba umusirikare wakandagiye kuri tere iyi niyi. Ahantu namubonye hafi yari amasasu ni yadusuraga Ijanja ku mashuri, ni Ijanja yari yarashuri ryitwa ngo ikiwe, ugeze hano mu Byanga bukazamuka hejuru, ko ndibuka ko Kagame yarahaje bwo. ayo makuru rwose abantu nakuze nyumva ko yari umunyabwoba cyane. Aho ho yaraje kuko yari vice perezida, akaba n'iki yanarinzwe n'ibifaro na twa tumodoka rwango Imana z'abatutsi. Araza agera aho ngaho atubaza ibyira ntambara y'abacengezi yaratunaniye, urabyumva. So Kagame yakuriye mu ofisi no mu biki bintu nk'ibyo. We toroma y'intambara we ntayagira, afite toroma yo kwica kubera ko we yiciraga mu mazu. Kagame yabayeho umuntu wenturoja umuntu gutya face to face, bya bindi bita hariya byita ngo iki ibintu torture. Torturing. Ko Kagame ntago yakuze ari general, yahereye hasi ari kaporari, atocaringa abantu, azamuka mu iperereza, arazamuka. Ruko Kagame impamvu ubona atagira uruhuwe impuwe niyi nimwe, yatocarinze uruhinja. So umuntu watocaringa uruhinja no kurwicara rwica, yatocarinze umusaza wanyuma ashize amenyo, umuntu atocarinze ubwisigayemo hagati, umve ko nabyo yabirimbura mu gihe cyose yabishaka. Kandi Kagame nubundi wamukoze mu bwo umunsi nuza duhemukira akamubwira ngo nyakubahwa perezida wa repubulika ngarega ngo ntago bagutoye ngo batoye twagira mu ngo ahubwo ngo nushaka ngo we ngo hitubitangaza ngo itunagenda unarahire. Kagame rya joro nibwo yavuyemo mosta mbi cyane. Uwo munsi none yarahiye ko ubu mututu b'umuhutu b'igiki uba kuri buriya butaka zakwica ntawagirira impuhwe. Biriya bintu byababaje Kagame nk'umuntu w'inyeshyamba. Bakimuhiriye message bwa mbere k'abanyarwanda batamutoye. Kagame buriya yaragiye aritereka agira ngo koko ngo ni Imana y'u Rwanda ngo turamukunda ngo tugi. Bro, gukunda umuntu bisaba procedure, kandi gukunda umuntu ntago biba kwitegeko nk'uko Kagame abikora. Ntago watizana ngo bagukunda, ntago abanyarwanda bagukunda. I swear to God, baragukunza kugirira crush ubumuswa. Aba bana bose bashira bagukunda, twese twaragufanya ariko abaye umuswa. So kuba umuswa rero icyo nshaka kuvuga, Kagame we ubugome bwe nubwe mu mutwe we, ariko nawe we binyuze no mu kazi yakoze. Ariko aba generali rero igiye kumukumva ngo afande bingira, ukumva ngo afande twarirwa dodo, ukumva ngo afande Karenzi Karake, ukumva ngo ugenda unyibutsa shera, ariko ukumva ugenda uvugira amazina nkange ko ari impamvu ni wafashe Kigali. Kaka si wafashe Kigali ndumva ari. Oya nagarika kawafashe Kigali, ariko oye kaka yaje yarari muri military n'ubundi yarari muri ibyo. Ndavuga uyu nguyu umaze iminsi wavuye Burundi, umaze iminsi chef d'état major nde waje muri Senate Kayonga. Abantu nk'aba Kayonga Charles, abantu nk'aba Patrick, reka nkubwire nka General Patrick uzamene nono aba yicaye gutya ameze gutya n'ibikiri ye afiri abantu cyakuyaginga ngo wenda ngo yarwaye yagize n'iki n'ibiki. Bro, biriya bintu Patrick ubwe yari umusirikare wa imbunda z'umuzinga, icyo bita artillery cyangwa se imbunda za musada. Buriya mu cyama cyacu turwana cyane kwa iriya myaka imbunda ze zigezweho zihari wakwita ngo ni nanini. Ubundi n'imbunda mu byukuri zibarirwa muri artillery mu mbunda z'umusada, ariko zirahekwa ziracitse ziragendana. Icyitwa RPG yisha abajenerali bacu benshi, ukireba ukabona ameze gutya ashaka nko gucira inkonda. Bari abantu ni ingaruka za RPG n'abarwanyi babikoze bitabara. Ikintu cyitwaga mota, ikintu cyitwaga
recoillance, ikintu cyitwaga machine gun, n'utundi tuntu n'ibindi. Icyo nshaka kuvuga ni iki, ibyo ni ibintu, izo ni imbunda z'umusada ariko ziremereye, zirasirwa mu biganza by'abantu. So RPG irasirwa ku rutugu, iriya pressure yayo n'uburozi bwayo, mu mategeko ya RPG ntiwemerewe kurasa eshatu, urasiya gatatu amaraso itaturuka mu mazuru no mu maso, ahantu hose hari umwenge. Ariko ndabizi ko abafande Patrick hari igihe byabaga ngombwa bakaziraza uko ambushi muyirimo, aduyi muramubona. So nta yindi choice, kandi kompora arakenewe. Niba uzi gukora iyo target, niba ubizi, akarirekura akaba yikubisasa, akamara nk'icyumweru umuntu ari nk'umupfu, akazagaruka akaba muzima akongera akarwana. Icyo nshatse kuvuga rero, ubusazi bwo nibajya bavuga ngo maybe ngo Kagame n'umusazi, ngo meya Patrick n'umusazi, ngo maybe ngo afande Mubaka n'umusazi, ntabwo nge nabihakana, atari uko nabo babyihamagariye. Aba bantu ni abarwanyi, bararwanye, bamenye amaraso ubwabo, bamenewe amaraso ubwabo, bakoresheje ibintu byabangiza mu mutwe, kandi ntabwo bigeze baruhuka. Barangije baraza bahura na politike ya Kagame wari wibereye mu biro, atangira kubakoresha ibindi bintu bihabanye n'ibyo babirivinga. Kugeza aka kanya mbwira abantu ko kuri nka Kayumba Nyamwasa hari byinshi numva mumuvuga n'ibyo mumubaza, ariko nka Kayumba Nyamwasa n'umuntu witwa Karegeya mwirirwa mwita interahamwe, kuri Kagame nge simbita interahamwe. Wenda imba we yaraguye mu giti cyawe n'ibiki n'ibiki, ariko kuri Kagame n'abafana bye kubita ngo nabanzi b'igihugu cyangwa interahamwe, Kagame niwe mwanzi w'igihugu. Kayumba Nyamwasa mu kintu cya mbere cyatangiye kumurebanisha na Kagame nabi, kuko byinshi barahuzaga, ni umunsi yamubwira ngo atafande ntago dushobora gusubira muri Kongo. Kagame azana izi ntambara za Kongo za kabiri, iya mbere Nyamwasa yarayirwanye nayishyigikiye, byari muri plan, nta nubwo aribo n'abanyamerika birimo kugira agakuro mu butu, ibintu bya francophonie n'ibiki byose bikajyana nabo, ibyabo Habyarimana bikajyana nabo. Ariko iya kabiri mu byo Kayumba Nyamwasa, ibindi byo muzabyivugira, njyewe nahagazeho bya mbere ko ijambo mwumva ngo abasirikare bakunda Kayumba Nyamwasa nimukagera ni impanuka, ntabwo yakwitwikundishaho kundi n'ibiki n'ibiki. Hari ibyemezo Kayumba Nyamwasa nk'umuntu wize yafataga mu gisirikare Kagame adashobora gufata, ahubwo Kagame yafashe indi by'ubugoryi bitabaho. Kuko ni gute mutakora Kayumba Nyamwasa, abo bantu narimbuze kuva za Mozambique barwana natwe tukabajoininga, tukaza tuvuza ko turicaye i Kanombe, abacitse amaguru ni nka miliyari, ababuze imitwe ni nka miliyari, birwa barasabana mu kajagari kubera gucanganyukirwa bazi ngo bari kurwana intambara. Ibyo bintu byose ni ibintu muzi mwagiye mubibona muri Kigali, hari n'abagiye barasabana mu mastade na hehe hose, byatubayeho muri Kigali, nubwo amakuru yacu nyine twayanyonza atajya agaragara. Abo bantu Kagame arongera arabyuka ngo dusubire muri Kongo. Kayumba Nyamwasa avuga ati no, yambaje ati ngobwira inyungu z'intambara ya Kongo tugiyemo, mission twahawe twazirangije, ibintu biratekanye. Aba basirikare bamaze imyaka y'ubuzima bwabo bwose barwana, bakeneye kuruhuka. Afanda buri byo amubwira, kuko yari amaze kumenya ubujura ashaka gukorana Kabarebe, kuko Kabarebe we yarariyo already, iwe yarariyo. Icyo gihe noneho bakayumba bo baravugaga ati Kabarebe puringa, wikora withdraw uve mu gihugu cy'abandi, turarangizanyije n'ubundi ni bakabira, ni abakongomani bajyane n'ubukongomani bwabo n'igihugu cyabo, ubwirinzi bwacu nako turabufite. Kagame ati ntaga mawe yari hari yanjye nayasigara, bwo yarashe n'abagande, yica abagande, murabizi inzigo dufitanye n'abaganda barasira muri za Kisangani n'ibiki. Iriya ntambara niyo Kayumba yasize. Kayumba aravuga ati ngiye sindi burasa abagande, baduhaye igihugu, kandi sindi bufata abasirikare ngo mbasubize muri Kongo, bakeneye kuruhuka no kwita ku miryango yabo, abenshi banabaye n'abasazi. Ibyo biri mu bintu byatumye Kayumba Nyamwasa kurwa ku mwanya wa chef d'état major. Kagame ashyiraho yagomba gukontorora, and then we na Kabarebe batangiza intambara za Kongo, arizo bagiye kuzasigaho umutwe, ari naho bagiye kuzasiga ubuzima bw'abanyarwanda bose, ari naho n'ipfundo rifungiye ry'imibereho mibi yose mu myaka 30 dufite n'ahazaza hacu mu yindi nka 30 tuzaba tukirwana n'ubutabera bw'amahanga, tubaza za genocide twakoze, ibyo badata bakoze banje baraho barira n'abandi barira, ni ibyo ngibyo, ni iryo pfundo. Mwana wa mama Sheila wakoze kuza muri iki kiganiro. nawe wakoze Badrama, ni by'agaciro kujyana ikiganiro nawe, urabasoma ku kajwi cyangwa ku mazi. Turakomeje rwose, ntago Nyiramongi afite gahunda yo kuduha agahenge. Yaranditse akari ku mutima n'akari murore kose. yaranditse. Abagabo babaye abasazi, yakomeje abagore bo bakora ibindi byaha n'abasazi. Ikibazo gihari nuko
nuko ntabwo babyemera ko basaze, ntabwo bashaka kuva ku ntuza ku buyobozi. Ibyaha byinshi bakoze ntabwo bibemerera kuva ku buyobozi, ko barabizi ko ntabwo bashobora kuva ku ni buyobozi ngo bagende ijambo rimwe riri professional bajye mu nka zabo cyangwa bajye bitandukanyije na guhinga. demokarasi, bitandukanya na freedom, Ntabwo bishobora. kubera ko barazihemukiye. Mu bundi mu yandi magambo, kuhemukira abanyarwanda n'u Rwanda byararenze, bahemukira icyitwa demokarasi na freedom, ari nacyo noneho cyane. Abanyarwanda bo niyo bose babica bakanabafunga, ntibizababuza guhora bisubiramo bavuga n'ubugambo bw'ubugoryi, kubera ko demokarasi nayo irabakurikirana, freedom irabakurikirana, itarenze kuba umunyarwanda. Niyo iri kujyana Yeah, Kagame right. Sera, reka ngusezereho. I love you so much. Wakoze kuza mu kiganiro. God bless you guys. uretse gato gusezera, hari abantu bafite kukubaza ibibazo, remember. Hey, I Ariko have an wabanza ukaruhuka. appointment. Alright. Yeah. Iminota ingahe? Nguma abantu babiri. It's, Right now ushaka kugenda none, ariko twakomeza kuri X nta ariko kibazo. urabizi ko ibiganiro birakomeje. Ya ahubwo gahunda ntabwo ndayibaha neza, Mm. ndaza kwibaha mu kanya, Oya, ariko gahunda hari zihorere, abantu benshi ariko dukoze bashatse ibiganiro. kugira icyo bavuga kuri ntuza kuri ikiganiro twakoze kuri commentaire y'iyi lettre. So Mm. reka dukomeze tube abantu bari kuri Instagram Kobadrama, mwaza kuri X, hari kuri account ya Shira Kamuzizi, account yanjye, mukaza Exactly, yeah, that would be great. tugakomereza. Abantu Mm. ngiye kuzamura abantu bashaka kubaza ibibazo, abantu bashaka kugira contribution bakora kuri nuza kuri iyi lettre, bakomeze kohereza mu request simba akanya, ariko nago ari uko nari nabyanze, nuko nagira ngo dushunguze uburyo umwete. Amasaha twe twabahanye na nabonye ko nibwo mbonye ko yageze, ngo nabibonye. Thank you. Badrama, wakoze cyane. Mm. Ejo cyangwa ejo bundi tuzongera tubaha igihe tuzongera Ikindi kiganiro. kugusingira. Right. Wakoze cyane. Thank you so much, Shera. God bless you. Bye. Mm. Alright. Mm. Hi, muraho neza mukomere. Ese ko muri kunyumva neza? Tumaze kugira ikiganiro cyiza ku buryo twahuye n'ibitero. Sinzi ko navuga ibitero, umva sinzi ko nabivuga. Gusa turacyahari. Ndashimira Sheila, nkashimira Badrama yuko bakoze ikiganiro cyiza. So twaje kugira live irahagarara, ariko chat ndazifite. Ndashaka kugira ngo abantu batatu turi kumwe maze mbashimire muri kino kiganiro mbere yuko tusoza, kuko byari byinshi cyane. Yeah. So twari dufite, ndabavuga amazina, Simama Imara ndagushuje waje mu kiganiro, Marie Jeanne Mukaruranga waje mu kiganiro ndagushuje, Adman Turin ndagushuje kwaje mu kiganiro, Marie Jeanne Mukankuranga wakoze kuza mu kiganiro, Fisi Aron SNB na muziri zina MP Gatwantimu kagiye mubeshya what agomeze. Admama Turino wakoze kuza, Brigitte Tushime wakoze kwa natwe, byari byiza. Edi Dani byari byiza, rero ko byiza murasoma chat, ariko ko live stream yavuyeho just nuko asuza ya Esperance Mujamaria wakoze kuza, Nizeyimana Didas wakoze kuza, Quatre wakoze kuza, Edi Dani wakoze kuza, Quatre Esther, Odile Nono wakoze kuza, undi waje ni Tiger Rwa wakoze kuza, mu Rwanda n'amahoro. Yes, mu Rwanda n'amahoro. Maradona 10 wakoze kuza, Query where you yeah wakoze kuza, XXYY wakoze kuza, Perfume wakoze kuza, Karim Muyango wakoze kuza, Odile no wakoze kuza. Okay, yeah, ni benshi amashatse nyinshi cyane, ariko twahise ikibazo live stream ntago bashaka kukirangiza cyane, kiba n'ikiganiro kirekire cyane, ariko mwakoze kuza. Kino ni igice cya kabiri nacyo muze gusangiza abandi bantu bo twagize ibiganiro cyiza, ariko icyo nashaka kwibagirwa n'uburyo nabonye 49 ya ntago nshaka kwibagirwa. Ndajya kwishakisha mu bubiko bwa ONI, ndajya kureba bya 64 byo mu Rwanda imanza zabaye, ndajya kubishaka, nshaka kwibonda, ndashaka umuntu wabonye 49. Okay, niyo byo mu Rwanda bakurikiza abantu
basebye abakozi ba nyina bakabahura bose ingengabitekerezo bakabahura kumbi n'uwacu tuyobora yose ingengabitekerezo wow. Na perezida Kagame yonse mu ngengabitekerezo wow. Ni ukuvuga ngo ibintu dukora rimwe na rimwe ntabwo turi ingaruka bizagira ariko ubona yuko birabaje kandi birakomeye yeah. So rero dufite izindi live nazo muzashyigikire YouTube channel yitwa Kimicanga nayo muyisubscribing muyikunde ndatekereza dushobora ko kiganiro minsi imbere ariko live zose zikaba zihari kandi byiza cyane so mu following subscribe share mu following Badrama thank you very much mugire byiza bye